Abantu benshi bizera bikomeye ko hari icyambu kimwe gisanzwe kibumbiye hamwe ibintu byose. Gusa mu buryo butangaje cyane, ikintu gikomeye cyane ni ugushaka icyo cyambu. Kuko abenshi muri twe twuzuranya ibitekerezo n'imyemerere idashingiye ku kuri, tukanatera ubwoba bwinshi n'ibintu bishyashya. Nguhaye ikaze mu kiganiro Universal Language uzajya ukurikira ku Nzovu TV. Ngiye gutegura Universal Language ni Max Sparrow. Nkubitsa kugira umunsi ugakora subscribe. Inzovu TV izajya irebera hamwe inzira zose zagusobanurira ubuvanganzo bw'isanzure mu ndiba yayo. Nubwo bisa n'ibigoye, tuzajya tugushakira uburyo bwagufasha kubisobanukirwa mu buryo bworoshye muri Universal Language. N'ubundi ubuvanganzo bw'isanzure ni ururimi karemano rugenga imigendekere y'isanzure, ari nayo itureba. Witegereje neza ubuvanganzo bw'isanzure bwakoreshwa nk'igikoresho cyadufasha kwisobanukirwa n'ibyo dushoboye, bikatwigisha gukorera mu gihe cya nyacyo mu ruziga karemano rw'ubuzima bwacu. Tekereza, turekera kujya duhora twibanda ku bubi bw'abandi, ahubwo tukareba uburyo abantu babamo beza. Tukabona uburyo bwiza twahuzamo ibintu twese hamwe bijyanye n'imitekerereze n'imyizerere yadufasha kugera ku kigero cyiza cyo kwihanganirana cyane no kwisobanukirwa twebwe ubwacu ndetse n'abandi. Ku Nzovu TV dukora ibishoboka byose ngo dutange inkuru zirimo inyigisho zihambaye cyane ku buryo wowe uyumvise ukuramo isomo n'ubunararibonye bwagufasha mu buzima. Tunezezwa no kubona ibyo tubategurira mubikurikirana cyane kandi aba ari iby'agaciro. Kwibutsa gukora subscribe aho munsi. Ugiye kubagezaho Universal Language y'uno munsi nk'ibisanzwe ni Max Sparrow. Ikaze muri Universal Language y'uno munsi, aho tugiye kubagezaho ubuzima. Ubuzima ni ubwiru buhambaye cyane. Abashobora guca mu igerageza ryabwo basobanura ibigoye biburimo banashakamo ubunararibonye bubyerekeyeho, bo bagera igihe bakabyumva neza. Abakurambere bafataga isi nk'ikinyabuzima, nk'uko umuntu ari ikinyabuzima. Ni gute isi yatunga ubuzima ibaye atari nzima? Ni gute isanzure ry'izuba ryatunga ubuzima niba nta buzima rigira? Urupfu ntirwatunga ubuzima. Mu isanzure ry'ubuzima nta rupfu, ahubwo habamo gukomeza kwihinduranya mu bigaragara, imiterere, ubwoko n'uko ibintu byubakitse. Imibiri irasaza ariko ubuzima buri mu mibiri ni ubw'iteka, kuko ntibupfa kandi bukora ibyo bwateganyijwe kuzakora. Muri ako kamaro hagomba kubamo gukura kw'ibintu. Ubuzima burakuza. Buri kiremwa muntu kigira ahazaza hamwe. Ahazaza h'umuntu ni ubwo uhigaragariza. Mu buzima umuntu asangiza ku hazaza he n'ibindi biremwa muntu, kandi ku kigero nyacyo ahazaza he akasangiza n'ibitari biremwa muntu ku hazaza habyo. Ntabwo ariko tugena ahazaza hacu, ahubwo turi nk'ibigo bishyira ahazaza mu bikorwa. Rero tugomba kubaho mu rukundo, mu bugwaneza, imico myiza, tutiyemera, nta bwirasi, nta bwibone, ahubwo tukabaho nk'abatekereza ko ibikorwa bibi twakora byahungabanya abandi. Tukabiteka abatekereza ko ibikorwa n'amagambo yacu agira ingaruka ku byiyumvo by'abandi, kandi tunishimira ko ubuzima buriho. Uku kubaho k'ubuzima ni ugucungurwa no kurindwa kwacu. Reka dushyire akadomo kuri Universal Language y'uno munsi. Twabanye ni Max Sparrow.